Abakurikiye God is Grace TV Rwanda nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu tubashimira uruhare rwanyu muri iki kiganiro kandi tubahaye ikaze. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kubitaho, Umwami Yesu abagirire neza cyane kuko muri kumwe natwe bidutera imbaraga cyane. Turi mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe mu kiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko kurakenewe muri iki gihe. Ni ikiganiro gitambuka rero kuri televiziyo ya God is Grace TV Rwanda. Imana rero ibagirire neza, nishimiye kubana namwe, munyemerere twinjire mu mwanya wo gusenga. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze mu ijambo ryawe. Turakwakiriye kugira ngo uvugane natwe, uvugane n'imitima yacu, uduhishurire, utwigishe, utugirire neza, tubone imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe byinshi bidutwikiriye, kandi duhishurirwe ubwiru bw'ubwami bw'Imana kugira ngo tubashe kwibikira ijambo muri twe rizajya ridukiza ku munsi mubi. Reka icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ibagirire neza cyane. Reka uyu munsi tuganire ku mutwe w'ijambo uvuga ngo hunga ubuyobe bukomeye bwateye itorero muri iki gihe. Hunga ubuyobe bukomeye bwateye itorero muri iki gihe. Reka dusome muri Matayo igice cya 24 umurongo waho duhere ku murongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza ahari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni iki? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Reka mpere muri aya magambo. Turi mu minsi y'imperuka, ni mubimenye, ndetse twegereje kugaruka k'umwami wacu. Ikintu umuntu wese akwiriye gushyiraho umwete n'umutima kuruta ibindi byose ni ukwiboneza, ni ukwiyeza, ni ukwiboneza, agahora akizwa nk'umuntu utegereje kugaruka k'umwami, agahora asenga nk'umuntu utegereje kugaruka k'umwami, akirinda icyaha nk'umuntu utegereje kugaruka k'umwami, yumva isaha iyo ari yo yose impanda yavuga. Ibi ntabwo mvuze ngo impanda igiye kuvuga uyu munsi, ariko simvuze yuko itavuga. Yanavuga uyu munsi, yanavuga n'ejo, yanavuga n'umwaka utaha, cyangwa se yanavuga na nyuma y'imyaka 100. Ariko icyo si cyo ngiye kuvuga, kuko Bibiliya itubwira ko tutazi umunsi n'igihe. Ahubwo icyo ndimo kubwira, duhore twiteguye. Muri iyi minsi y'imperuka rero hadutse abantu benshi buzuye umwuka w'ubuyobe, bayobya intama, bayobya umukumbi, bayobya itorero mu nyigisho zitandukanye z'ubuyobe. Inyigisho zitagishyize imbere cyane kuvuga ku gukizwa no kuva mu cyaha no kugarukira umwami, cyangwa se no kureba kugira ngo abantu batumbire kugaruka k'umwami wacu. Ni kimwe mu bintu abantu bamaze no kwibagirwa, ntago bakireba kugaruka k'umwami. Bari muri viziyo, barimo baragendana n'iterambere, niyo basenga bagenda basaba Imana kugira ngo ibahe umugisha, ibahe ubutunzi, izabaha imodoka, ibaha amazu, n'ibyo barimo. Ariko ntabwo ari byo ntego y'agakiza kawe, ntabwo ari byo ntego y'ubutumwa bwiza. Bibiliya ivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Iyaba washaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose n'inyongera uzabyongererwa. Rero abantu bajya imbere y'Imana kenshi basaba ibyo bindi Imana yavuze ko tuzongererwa, iby'inyongera nibyo bajya imbere bashaka kuruta uko bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nakugira inama yo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko nibyo bizagira akamaro ku munsi w'impanda, ku munsi w'imperuka. Rero nari maze kuvuga ngo Yesu bamubajije batyo arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu wibayobya. Mu yandi magambo,
yarazi neza yuko ubuyobe ari kimwe mu bintu bya mbere bizaba biranga ko kugaruka k'umwami kwegereje. Iminsi imeruka niyegereza. Muri iki gihe rero benshi nababwiyeho ubushize mvuga ku buyobe n'inyigisho z'ubuyobe zisigaye ziriho, aho umuntu ashobora kukwigisha icyo yita ubuntu butangaje, acyambitse umutaka w'ubuntu bw'Imana bwadukijije, twemera twese ko twakijwe n'ubuntu, ariko yaranze akavuga ngo ibyaha twakoze kera n'ibyo tukora none n'ibyo tuzakora ngo byose Yesu yarabitubabariye, ngo ntabwo haba hakenewe igitambo cyese cy'ibyaha, akakubwira yuko ubwo nta n'impamvu yo kwihana, nta n'impamvu yo kwirinda icyaha ko baratubabariye. Hanyuma bakayobora abantu muri uwo murongo w'imyumvire yo kubaho mu buzima bw'icyaha, batihana, badatinya icyaha, batirinda icyaha, ngo nuko byose Yesu yabirangije. Icyo gihe barakubeshya. Nagusomeye icyandiko kiri mu gitabo cy'Abaroma kivuga ngo ubuntu ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora icyaha. Rero ntabwo twakomeza kuramira mu byaha ngo nuko twakijwe n'ubuntu, ahubwo ubwo twabatuwe mureke dukomeze tubaturwe. Hari n'ubundi buyobe uyu munsi ndavuga bubiri nanone bwateye itorero muri iki gihe cyegereza iminsi imeruka. Icya mbere ni ubuyobe ariko bushingiye ku mafaranga, bushingiye mu mafaranga. Ugasanga abakozi b'Imana, ugasanga itorero, ugasanga amafaranga arasa nkaho ari yashyizwe imbere. Amafaranga ntabwo ari mabi, no gutanga amafaranga ntabwo ari bibi, si cyo nshaka kuvuga, ariko hari uburyo Bibiliya yashyizeho umurongo, hari umurongo Imana yashyizeho mu ijambo ryayo amafaranga atangwamo. Ariko uzasanga rimwe na rimwe umuntu akubwiye ngo zana amafaranga ngo usengere Imana igukorera igitangaza. Cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, ni ubuyobe. Uwo muntu icya mbere nta nubwo aba ari kumwe n'Imana. Iki ndakikubwiye. Kubera iki? Urufatira ariho ni urwande rw'uwo wasomye muri Bibiliya, ni urwa Elisa. Namani ko yabimuhaye akabyanga. Namani yazanye ifeza, haravuga ati akiyangwe umuntu uje ariho ibibembe, umuntu uje ararwaye ni indembe, hanyuma umukize aguhereza amafaranga. Ubuyobe bwarateye. Nutanyumva neza nawe bazakwiba n'abajura. Ntabwo ari bwo butumwa Yesu yadusigiye. Baratandukiriye. Ntabwo ari butumwa bwiza, ntabwo ari bwo butumwa bwiza Kristo yadusigiye. Oya, ubutumwa Yesu atavuze ubukurikira ute, ubutega amatwi ute niba udashaka kuyoba. Ubutumwa Petero atavuze urabukurikira ute? Uragira ngo se Yesu yari yanze amafaranga? Uragira ngo se Petero yari ayanze? Uragira ngo se Paulo yari ayanze? Bibiliya ivuga ko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mu gitabo cy'Abefeso, reka tuhajye dusome uwo murongo. Igice cyaho cya kabiri umurongo waho 20. Bibiliya ivuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo agakiza kacu twiriye kukubaka kuri urwo rufatiro, kuko niho natwe Bibiliya tubwiye twubatswe, ni ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ibi bivuga ko dukwiriye gukora ibintu byose ariko tugera ikirenge mu cy'intumwa. Dukwiriye gukora ibintu byose ariko tukaba intumwa ziratubera igipimo cy'ubutumwa tuvuga. Ese turabuvuga nk'uko Paulo yabuvuze? Turabuvuga nk'uko Petero yabuvuze? Ese turimo turisanisha nabo nibura? Tuvuga aya magambo ntabwo mvuga yuko amafaranga adakenewe mu butumwa bwiza. Amafaranga arakenewe, ariko muhe murongo. Umuntu aje ari indembe hanyuma mbwe ngo n'umusengera azana amafaranga umusengere, Imana yamukoreye igitangaza, ntuzayagusaba, ntuzayamuhe. Nuba ufite menshi yo kujugunya, uzashake uwundi muntu yihera, uzajye no mu isoko, uzabona ba bantu baba bafite ikibazo basaba, noneho ubabwira uti nimwakire mbihera amafaranga. Ariko uwo wakubwiye ngo mpa ntabwo azaba ari umukozi w'Imana. Niyo yaba ari we, azaba ayobowe n'indamu, akunda impiya, yarataye urufatiro. Ntabwo ubwo butumwa aribwo twahawe. Reka dusome nanone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2
umurongo waho igice cya 8 umurongo wa 20. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 8:20. Hari inkuru ya ibya Simoni umukonikoni. Iyi ni inkuru ndende ariko ndashaka umurongo wa 20, reka mpere kuwa 18. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati, nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Petero aramubwira ati, pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Haleluya. Aravuga ngo pfana ifeza zawe. Hari abantu bakwiriye kubwirwa ngo pfana ifeza zawe. Umwuka w'Imana wari kuri Petero. Iyo ushaka gutanga amafaranga ngo baguhe igitangaza, uwo mwuka w'Imana yakubwira ngo pfana ifeza zawe. Impano y'Imana twaherewe ubuntu, ntabwo tuyitanga kubera amafaranga. Impano y'Imana Imana yaduhaye ntabwo igurwa, twayiherewe ubuntu. Kuki tutayitangira ubundi? Niba Imana yarampaye impano yo gukiza indwara cyangwa se impano yo gukora ibitangaza, iyo mpano nayihawe natanze angahe? Hari igishoro natanze se nshaka kugaruza? Ese hari umusoro ntanga kubw'iyo mpano y'umwuka wera indimo ku buryo nshaka kugaruza uwo musoro? Hanyuma se ubwo buyobe bubateye bute? None abana bato ari namwe nshaka kuramira mu buryo bw'umwuka, bakiri bato muhagurutse mu gikizwa, barangiza bakababwira ngo zana ibingibi hanyuma nzagusengere ngo Imana izabikora. Ndaguhakaniye, ntabwo ari bwo butumwa twahawe. Uba wamaze guhura n'umutekamutwe, uba wamaze guhura n'umujura, uba wamaze guhura n'umwambuzi. Ibingibi rero hunga ubwo buyobe, uzashaka Imana yawe. Tegura amasengesho y'iminsi 2, wikingirana ahantu, wiyirize, usenge, ubwire Imana uti, Imana ndaje. Imana izagukorera igitangaza wenyine. Tegura amasengesho y'iminsi 3, izagukorera igitangaza. Ubwo ndavuga iki? Ndavuga ngo niba wabuze umukozi w'Imana muzima, uzigiye muri imbere y'Imana wenyine, Imana izabana nawe kuruta ko ujya guhura n'ukubwira ngo zana amafaranga tugusengere. Hanyuma ahangaha Petero bari bamusabye kuri ubwo bubasha, bamusaba kuri iyo mpano, bamusabye kuri ariya mavuta, babonye arimo gukora biriya bitangaza. Uriya Simoni aravuga ngo mbahereze ifeza, namwe mumpereze kuri ubwo bubasha. Arangije avuga ngo pfana ifeza zawe, kuko impano y'Imana itagurwa. Impano y'Imana ntabwo igurwa. Iyo dusengera abarwayi ntabwo bidusaba ko babanza gutanga amafaranga. Iyo tubasengera kugira ngo Imana ikore ibintu runaka, ntabwo bisaba ngo tuzana amafaranga, ntabwo tugura. Reka dusome ikindi cyanditswe kiri muri Matayo igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 8. Matayo 10 umurongo wa 8. Bibiliya iravuga ngo iki? Reka nihuse cyane tuhasome, naho ni byiza ko tuhagendana. Umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mukiza abarwayi. Kandi kuva mpamagawe, kuva ntangiye gukorera Imana, mbonye Imana ikiza abarwayi, nsengeye abantu, Umwami Yesu arabakije. Nta numwe kuva ntangiye uyu murimo nari nabwira ngo zana n'igiceri cy'ijana ngusengere, zana se n'amafaranga 1000 cyangwa 10,000 kugira ngo ngusengere ngo Imana yagukore. Kandi kuba ntawe nasabye ntabwo byabujije Imana gukora. Hari abantu nasengeye baramugaye, Umwami Yesu arabakiza. Hari abantu nasengeye ari ingumba, Umwami Yesu arabakiza. Hari abantu nasengeye barabaroze inda y'urushwima, Umwami Yesu arabakiza. Hari abantu nasengeye barabaroze inda, yarafite inda bakamuroga inda ikabura, Umwami Yesu arabakiza, inda ikagaruka. Sinzibagirwa umudamu wa Nyamiyonga wigeze kuza arambwira ngo yarafite inda y'amezi 7, bamaze kumusuzuma kwa muganga, bamaze kumusuzuma inshuro 4, bamuroze irarigita ku buryo agiye kwa muganga izindi inshuro 3, bayishaka bakayibura. Baramupima muri test, bapima test bya bindi bafata inkari, basanga nta nda afite, bamucisha mu cyuma, basanga nta nda afite, kandi yari umuntu ubyaye nka 3. Arababwira ati, se
baramubwira ngo inda ubwo yavuyemo. Aravuga ati ubu ndi umwana ku buryo inda yavamo simbimenye. Ese inda yivuyemo ko umuntu akava nabiyoberwa. Inda se mwambwiraga ko ifite amezi 7 yavamo ite umuntu akabiyoberwa? Bati ntibishoboka. Barangije nyina kuko yari yarumvisha ubuhamya, abwira umugabo umukwe we, aramubwira ngo nyoherereza umwana. Aramumwoherereza. Nyina atuye Karangazi. Arangije aramubwira ati reka tujye kwa Pastor Francis. Araza aransanga. Aho yansanze niho namusenge twari turi. Ndamubwira ngo nkuko abo barozi bayibwiye iyo nda ngo igende ibure, aho bayijyanye ndayigarura nonaha mu izina rya Yesu igaruke. Banza ikibica nuko mutizeye. Icyambere, abakozi ba Satani babwiye inda ngo ibure. Hakenewe iki? Abakozi b'Imana babwira inda ngo igaruke. Naramusengeye maze kumusenya mbwira inda, nkajya nkayibwira ningenzi ko wumva. Muri rya somo nabigishe rivuga ngo ibintu byose birumva. Aha uhaciye ukabyumva neza nibwo wamenye icyo shaka kuvuga. Ntegeka inda ngo igaruke mu gitereko cyayo. Ndangije kumusengera namwe ngenda umara iminsi 2 kwa mama wawe, inda iraba yongeye yasubiye kuba amezi 7. Iyo minsi 2 ntabwo yuzuye, uko yaryamaga ngo inda niko yakomezaga iza. Yahisiza amezi 7 mu minsi 2. Aba yesubiyeho yarari, indi irakomeza, yayibyayemo umwana mwiza cyane. Mvuga ibi ngibi ndashaka kuvuga ngo tubonye Imana tutabanje gusaba. Uwo muntu se niyo mbwira umugabo we ngo ampe ikimasa yari gukira. Ariko se nibyo twahamagariwe? Mwabanje mukamenya, mwabana mwe, mwabasore n'inkumi mwe, ko ari mwebwe rubyiruko, ni mwebwe bapasteri, ni mwebwe bashumba, ni mwebwe bakozi b'Imana bejo hazaza. Nimujya muri ubu butumwa bw'ubuyobe bwo gusaba abantu amafaranga ngo mubasengere, murambwira yuko itorero rigana hehe? Ubwo buyobe ni ikihe cyerekezo mubona itorero ryaba rifite? Ndagira ngo mbagire inama. Imana ntabwo yadutumye ibintu by'abantu, ntabwo yadutumye ubutunzi bwabo. Imana yadutumye abantu. Yatubwiye ngo tubwire abantu tubahindure kuba bigishwa. Ntabwo yadutumye inka zabo, ntabwo yadutumye amafaranga yabo, ntabwo yadutumye ibintu. Nigwize umururumba ngo ubakure mu muhamagaro, ubakure ku rufatiro. Nimukomeze umurongo, ibyo mukennye byose Imana izabibaha. Ndashaka ngo mutazatana. Ndavugana namwe ko ari mwe bakozi b'Imana bejo hazaza. Ndavugana namwe ko ari mwe bashumba bejo hazaza. Nuko ngo uyu munsi ibyo mubona bamwe mu bashumba bayobye bakora, rimwe na rimwe namwe muzatekereza kugira ngo mubikore mukeka ko ari wo murongo, ko ari wo rufatiro. Oya, reka mbabwiye, abakorera leta irabahemba. Abakorera Imana nayo ifite uko ibabeshejeho, ifite uko idutunze. Ntabwo Imana data ikennye ku buryo wagera ku gipimo cyo kuba umukozi w'Imana ugenda usabiriza. No, mwihemuka, mwita umurongo. Ibi rero ni ubuyobe. Abantu benshi aho barahayobeye. Hari n'abandi nigeze kumva umuntu akavuga ngo aragusengera ngo n'umukozi w'Imana yarangiza. Ubwo n'ubundi buyobe ikiciro cya kabiri kandi gifitanye isano n'ibyo n'isi by'amafaranga. Aravuga ngo rero hari ibintu ubwo ni muri kuri telefoni, nagusengeye ngo nabonye ngo bari wawe barakuroze, ngo barabiteze, ngo barabishyizaho mu rugo, ngo noneho ngo shaka amafaranga unyoherereze yitike ngo nzaze ngusengere. Ariko cyaho rwose ubuyobe buriho bwahinduye amabara, bufite amabara menshi. Niko ye, ese wowe urabyumva ute? Nawe washaka ayo mafaranga ugahereza uwo muntu itike akaza kugusengera, akaza ngo barabiteze babishyize ngo mu muryango, ngo babitabye. Hari Imana yacu urayizi? Imana dusenga uzi ariyo? Ubwo Imana ikazajya ifata umukozi w'Imana kuko umurozi ngo hari utuntu yashyize mu muryango, ubwo ikadushyiraho uwo muruho wo kuzajya tugenda tuzenguruka amago y'abantu tubitaburura. Ubwo siyo ni Imana cyangwa ni Imana ngo barabitabye? None se ngo babishize, none se abadayimoni bafata igikuta kuko abadayimoni bafata umuntu? Abadayimoni bagenda, mwibuke igihe Yesu yirukanaga abadayimoni mu muntu, dayimoni zirataka ziravuga ngo niba udutegetse cyangwa se twirukanye ngo reka tujye muri ziriya ngurube. Icyo banza ukibike mu mutwe. Ikindi gihe Yesu aravuga ngo iyo dayimoni ivuye mu muntu ngo igenda yirukanka izerera hatari amazi, ishaka uburuhukiro ikabubura, kugeza igihe igaruka gusura wa muntu muri ngo irebe ko inzu yayo ikubuwe neza irimo ubusa. Mu yandi magambo, abadayimoni ntabwo bajya bagubwa neza kuba ahandi hantu aho ariho hose hatari amazi, hatari umubiri. Bahunga ibyo bashaka byose ariko bashaka kuba mu mubiri. Mu yandi magambo, dayimoni ziba mu bantu, ntabwo ziba mu matafari. Dayimoni ziba mu bantu, ntabwo ziba mu nkuta. Dayimoni iba mu muntu, ntabwo iba mu butaka.
Ibyo rero iyo dusenga, Bibiliya ivuga ngo Imana yacu ni umuriro ukongora, kandi Bibiliya ikavuga ngo Imana yacu ni Imana ya hafi na kure. Iyo dutangiye gusenga, duhamagara Imana, tugahamagara imbaraga z'Imana. Mu yandi magambo, dusengera umuntu niwe twirukanamo abadayimoni ntitubirukana mu nkuta, abadayimoni ntabwo tubirukana mu miryango. Ibyo ntibyakubuza gusengera ikirere, gusengera ahantu ariko Imana yacu irakora, iravuga. Imana yagenda ikabikemura utiriwe ugerayo. Ariko iyo umuntu atagiye kuvuga ngo uzashaka amafaranga, ngo uzaze gusengera, ibyo atasengera ari hariya ngo bikemuke, niyo yahagera ntabwo yabisengera ngo bikemuke. Imana itamwumva ari kure ngo bikemuke, niyo yaba yageze mu nzu yawe ntabwo yamwumva. Ijambo ry'Imana rero ni rizima, rifite imbaraga. Naho ubundi ibyo biba byaturutse kuki? Bene uwo muntu aba yashizemo amayeri, ariko ashaka kugira ngo amaherezo naza kuba yahageza asenga uze kumuha ya misiyo, atangira gusaba itike, ariko nawe uba uri bumuharenze itike. Aba ashakamo misiyo, ari mu kazi. Ni ubuyobe, yarayobye, ntabwo akorana n'Imana. Imana si uko ikora. Yesu wacu ashimwe cyane. Nari maze kuvuga rero, nsomye icyanditswe kiri muri Matayo 10:8, kiravuga ngo mukize abarwayi. Tuzi neza yuko Yesu akora ibitangaza, kandi akoresha twebwe, akoresha abakozi b'Imana. Yaravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire, yaravuze ngo tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Ariko aduha ibwiriza ahangaha, aravuga ngo mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Uyu muntu uzagusaba amafaranga akakubwira ngo ngusengere, ngo zana amafaranga ngusengere, ko yamaze kunyurana n'ijambo rya Yesu, urumva agikorana na Yesu? Muhunga abajura, muhunga abateka mutwe. Umuntu naba atashoboye kugusengera ngo Imana igukize, ngo agusengere nta mafaranga gusabye, uzamureke, uzamenye ngo n'ubundi urayobye. Ubwo nibwo buyobe bushya buriho mu kiri iki kinyejana. Reka rero ninjire ku bundi buyobe bwa kabiri nashatse kuvugaho mvuye ku bw'amafaranga. Ubuyobe bwa kabiri, icya kabiri, ni umuntu uzakubwira ngo ndagusengera, ngo nguhe n'umuti, ngo ngwino ngusengere, ngo nguhe umuti, ngo ndaguha umuti, ngo kandi jewe ngo umuntu nsengera, ngo umuntu udasenga ntago ajya nk'umuti wanjye, ngo ariko ngo uraza, ngo ndagusengera none ujye unywa kuri uyu muti, akaguhereza ifu, akaguhereza uduti, ubuyobe. Uwo ni umupfumu. Abapfumu rero Satani yahinduye strategy ku rugamba. Amaze guhindura strategy y'urugamba, abona abantu benshi muri bo murakizwa mu mucika. Noneho ahimba abandi bantu basenga mu nsengero zimwe na zimwe zitarimo abahanuzi bazima, zituzuye umwuka wera sha, zitarimo umwuka w'Imana, ngo umwuka w'Imana bibona bihishura bite hanze. None akavuga ngo aragusengera ngo nanze aguhereze n'imiti. None iyi miti Yesu atitwaje, iyi miti Pawulo atagenda agatanga, iyi miti Petero atatanze, iyi miti tutumvanye Yohana, harya ubwo urumva uwo muntu yubatse ku ruhe rufatiro? Ariko iyi miti y'abapfumu arayiguha no gusengera. Ubwo se ahamukurikiye iki? Ese yewe reka nshime yanabigwaye yanagusengeye, nukira uzashimana, uzashima Imana niyo yagukijije cyangwa imiti niyo yagukijije? Ariko kuki muyoba kumanywa? Ntugahure n'abayobe, urahura n'umupfumu akaguhereza imiti ngo aragusengera, akagushukisha isengesho. Abasenga bose se amasengesho yose niko yumvikana, niko agera ku Mana? Umuntu kubera ko ahumirije akavuga ngo reka dusenge, akavuga ngo data mu izina rya Yesu ibintu nibi, ibyo se nibyo bivuga ngo aremerwa mu ijuru? Bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Banza ukurikirane n'imbuto zabo. Ushobora no gusanga afite n'ibibuto bibi, atitwarana neza. Ntabwo Imana ishaka gukiza umuntu yigerekaho imiti, ibi bintu by'imiti. Nemera ko umuntu arwaye yajya kwa muganga bakamuvura rwose, bakagutera inshinge, bagakora kuko barize, bafite n'uburyo bize. Ariko ntabwo ari byo kuvuga ngo nanone ngo reka ngo tugusengere, ngo kandi ngo tuguhe n'imiti. Oya, maramazu ufitemo kimwe di. Niba uri umukozi w'Imana, umukozi w'Imana. Niba uri umukozi w'Imana, umukozi w'Imana. Reka kujijisha isi, reka kujijisha itorero, reka kuyobya abana b'Imana. Abana b'Imana twarahamagawe, kandi Imana yacu irakora.
ititabaje igihuru, ititabaje igiti, ititabaje ifu, yakora igitangaza ikagukiza. Abantu bose nsengeye bafite ubuhamya butandukanye, nabonye abantu benshi Imana ibakiza nta gati, nta giti, nta gihuru. Dukomeje kwirukana abadayimoni tutagusabye amafaranga kandi tutaguhaye igiti, tutaguhaye ifu, kandi dayimoni zirakomeje ziragenda zirahunga, ko ni isezerano ko tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Nawe rero nakubwiraga ngo hunga ubuyobe bukomeye bwateye itorero muri iki gihe. Icya mbere, ntabwo ntibazakubwira ngo zana amafaranga tugusengere Yesu akore igitangaza, ibyo ni ubuyobe. Icya kabiri, ntibazakubwira ngo turagusenya nituraza tubwiye ngo n'imiti, ngo noneho ngo miti y'ibishaka y'ibihuru ibintu bigenze ukuntu, ngo ngusengera agahumiza agasenga akititiza, yamara kwititiza yanza akakubwira ngo acira noneho uyu muti ngo uyu uzawushyire mu nzu uzawisegure. Kuki akoze ishusho yose y'abapfumu? Twebwe twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Tuzagusengera nk'uko Petero yasengeraga abantu. Tugusengere mu izina rya Yesu, twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Tuzagusenya nk'uko Paulo yasengeye abantu. Tuzagusenya nk'uko intumwa n'abahanuzi babikoze. Hanyuma ubwo butumwa bundi bupfuye bugenda buza, ndakubwira ngo ni ubuyobe. Imana yo mu ijuru ikurinda ubuyobe, ariko nawe wige kugira ngo umenye wirinde ubuyobe mu izina rya Yesu. Imana ikugire neza, Mwami Yesu rero akurinde. Naho ubutaha Imana yo mu ijuru ibafasha. Reka dushime Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu, nsengeye buri muntu wese wumvishira ijambo kugira ngo umukize ubuyobe bukomeye bwamaze gutera isi. Bagirire neza, bamenye yuko ukiza kandi ubohora, utitabaje amafu, imizi n'ibindi. Imana yacu ni nzima. Yesu Kristo uko yarareje ni munsi ni kwari. Uko wakizaga ni munsi Mwami ni kugikiza. Uko wabohoraga ni munsi ni kubohora. Uko watabaraga ni munsi ni kutabara. Mu izina rya Yesu, reka umukumbi wawe uve mu nyigisho z'ubuyobe n'ubuyobe buriho muri iki gihe, maze bakugarukire. Nzi ko nibagushaka bazakubona kandi uzabiyereka kandi uzabakiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Murakoze. Muri